Muraho neza, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi amahoro umwami Yesu atanga abe muri mwebwe. Tubonye undi mwanya mwiza kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Urakoze Yesu, uyu mwanya mwiza uduhaye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Kandi muri uyu mwanya tugiye kuvuga ibyanditswe byawe byera, mbisobanure nyobowe na Mwuka Wera. Abagiye kubyumva bafashe kubyumva Mana, ibindi byose ubidushyigikiremo kandi urakoze kwemera kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gufatanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko ntaratangira ndagira ngo manze mbashimire ku ruhare n'umwete mugaragaza mu gukunda ijambo ry'Imana. Ntimucogore na gatoya, kuko ari byo kurya bitunga ubugingo. Ijambo ry'Imana urugire ibiryo bigaburira umuntu wawe wamwe imbere, ubigire ibiryo bitunga ubugingo bwawe. Ntucogore mu kurisoma, ntucogore mu kuryumva, ntucogore mu kurishyira mu bikorwa, kandi uzagenda ubona gukora kw'Imana gukomeye, imigisha ikomeye mu buzima bwawe, n'ibindi byinshi bitarondoreka. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kubera Imana duhaye uyu mwanya mwiza. Turasoma mu butumwa bwiza. Reka duhere mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 55 umurongo wa 6. Haravuga ngo, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Iyo ni ijambo ry'Imana. Turaza kongera dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cya 9 umurongo wa 4. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira igihe umuntu wese atakibasha gukora. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Iri jambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana. Reka ndisome no muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Yohani igice cya 9 umurongo wa 4 haravuga ngo, dukwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakibona, dore bugiye kwira, kandi iyo bwije nta muntu ushobora gukora. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gukora twebwe nk'abana b'Imana ibyo Imana idushakaho hakiri ku manywa. Dusomye ijambo ry'Imana. Nshaka ko turi insanganyamatsiko ivuga ngo gukora ibyiza ugifite uburyo, cyangwa gukora ibyiza hakiri ku manywa. Ndashaka kuza kuvuga ku mirimo dukora, nkaza kuvuga no ku gihe, ariko muranyemerera mpere ku gihe, kubera ko igihe umuntu amara ku isi kirabaze, kandi icyo gihe cyagenwe n'Imana. Gitangaje, nta muntu n'umwe uzi igihe azamara. Benshi muri twe tuzi imyaka tumaze, imyaka dufite, ariko nta wabasha gusubiza iki kibazo. Namutse nkubajije cyangwa ukambaza ngo ni iyihe myaka usigaje, muri twebwe nta wayimenya. Kandi amakuru dukora mu ijambo ry'Imana ni uko igihe tuzamara ku isi ari gitoya. Dawidi yabivuzeho ngo duca muri iyi si nk'abasuhuke cyangwa nk'abashyitsi, kandi turi abashyitsi mu gihugu kitari icyacu. Rero igihe tumara ku isi dukwiye kugikoresha ibyo Imana yakiduhaye gukoramo. Hari ijambo nkunda cyane
riri mu Byakozwe n'Intumwa igice niba nibeshye cya 12:36 havuga ngo nkwiriye gukora imirimo kubera yuko umwanditsi waho yavuze ngo Dawidi yakoze ibyo Imana yashatse mu gihe cye, ngo igihe kigeze arasinzira. Nawe ndagira ngo igihe cyose uzamara ntikizapfa ubusa, igihe cyose uzamara uzagikoreshe ukora ibyo umwami yakuremeye gukora. Irindi jambo ry'Imana riravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza ngiyo yateguye kera ngo tuzayigenderemo. Bivuze ngo hari iby'Imana yateguye kera utari wabaho nanjye ntarabaho, ibiguha nka task y'ubuzima bwawe kugira ngo icyo gikorwa iguhaye uzagikore mu buzima bwawe bwose. Ukwiriye gukoresha icyo gihe neza kugira ngo ukore ibyo wahamagariwe, kuko nyuma y'uko cya gihe wagenewe ku isi kirangiye ntago ya mirimo wagenewe ukibasha kuyikora. Rero benshi tujya dutakaza umwanya wacu mu bitagira umumaro, bigatuma tudahagarara mu muhamagaro wacu neza. Ariko umwami wacu Yesu Kristo we yivugiye ijambo riduhishurira neza icyo dukwiye gukora. Yari ari mu isi yambaye umubiri, ariko yarahishuriwe ko mu isi atazahatura nk'umusozi cyangwa atazaharamba. Aravuga ngo nkwiriye gukora. Ni ijambo ryo kwiyemeza, n'ijambo ryo gusobanukirwa yuko dukwiriye gukora imirimo. Ntago ari umurimo umwe cyangwa ibiri. Imana hari icyo yaguhamagariye gukora. Niba utanakizi usenga umwami aguhishura icyo ashaka gukora. Mbese twese twaremewe gukora imirimo myiza. Nta nubwo ari ngombwa kwirirwa ubaza Imana ngo wandemeye iki. Ibyanditswe byera bitanga igisubizo. Ijambo ry'Imana avuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Gendana imirimo myiza nshuti yanjye. Gendana imirimo myiza. Gendana imirimo myiza yo gukunda abantu. Gendana imirimo myiza yo gukunda Imana. Gendana imirimo myiza yo gukiranuka. Gendana imirimo myiza yo kubana n'abandi amahoro. Gendana imirimo myiza yo kuba inyangamugayo abantu bakureba cyangwa batakureba. Gendana imirimo myiza ukora ibyiza ukiri hano mu isi. Aravuga ngo dore bugiye kwira aho umuntu wese atakibasha gukora. Nshuti yanjye, umwijima ugereranywa n'ibintu byinshi. Uyu mwijima ugereranywa n'ibintu byinshi cyane, ariko ibintu birimo ahangaha, uyu mwijima ushobora kugereranywa n'ibihe bikomeye mu buzima bwawe. Byaba ari ibihe by'ubukene bikugezeho, byaba ari ibihe by'uburwayi, byaba ari ibihe by'agahinda, byaba ari ibihe byo gupfusha, byaba ari ibihe byo kubura epfo na ruguru, byaba ari ibihe byo gutukwa, byaba ari ibihe byo kwangwa. Uyu waba ari umwijima waje mu buzima bwawe. Hahandi wumva iby'umurimo w'Imana utakibyitayeho, uwo mwijima ukabona urakugose. Kuririmba, gusenga, gukora imirimo myiza, kumva urabirambiwe, kumva urabihaze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu mwijima mu gihe utaraza, nagira ngo uhagarare ukora umurimo mwiza uko bugiye kwira. Ntugire ngo ni ijambo ryo kugutera ubwoba, kuko twe nk'abakristo ntago turi iwacu. Duhura n'intambara, duhura n'ibigeragezo, duhura n'ibicantege, ariko umwami wacu yaravuze ngo nimuhumure ndanesheje isi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko ikintu gikomeye uyu mwijima ugereranywa nacyo ni rya herezo ryawe, ni rya herezo ryanjye hano mu isi. Ntabwo uzi igihe uzamara, ntabwo njye nawe tuzi iminsi dusigaje. Ahari waba ufite uyu munsi, ahari nawe afite uyu munsi. Umunsi wose ubonye ujye uwukoresha nk'uwa nyuma, kuko nta hishurirwa na rimwe wagize, nta n'iryo uzagira ry'iyi minsi usigaje kugira ngo uri hano ku isi. Uwo mwijima wagutungura ari rwo rupfu, ukakugeraho rwose, imirimo yawe igahagarara. Ese wazibukirwa kuki? Yesaya yatugiriye inama ngo nitumwambaza akiri bugufi, nitumwambaza akiri hafi. Hari igihe bizaba bitagikunda ko tumubona. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari igihe abantu bazashaka umusenga bitagishobotse, ngo abantu benshi bazavuga ati ayiwe Mukiza, ko twagukoreraga mu izina ryawe, ariko ngo azaba turabwiye ngo sinigeze mbamenya. Mbese njye nawe twahagarara
mu muhamagaro wacu neza, twahagarara mu mirimo yacu neza, twahagarara mu mirimo yo kunezeza data, twakongera gukora ibyo umwami ashima, tukagendera mu ngeso nziza. Hakiri ku manywa izuba rikiva bukigaragara, ubu none ufite amahoro, ubu none ufite uburyo, ubu haracyari ku manywa. Niba ugihumeka haracyari ku manywa. Umwijima ugiye kuza, ubuzima bwawe bwagera ku iherezo, wagira n'uwundi mwijima wose twabonye. Ariko nshuti yanjye, mbese wakwiyemeza ukagira uko kwiyemeza ku mwami Yesu, ukavuga ngo dore ndaje mwami, nzanywe no gukora ibyo ushima. Iki gihe nibwo uzaba uri mu muhamagaro nyakuri. Wikoresha igihe cyawe bitagira umumaro, koresha igihe cyawe neza. Ikintu gitangaje kandi, umwijima ntabwo uza mu buzima bwa bose icyarimwe. Ushobora kuba uri mu mwijima, njye ndi mu mucyo, kuko abantu bose bagenewe igitandukanye cyo kubaho. Ushobora kurangiza urugendo rwawe hano ku isi urwanjye rugikomeje, nshobora kururangiza urwaye rugakomeza. Nshobora guhura n'ibibazo bituma nakorera umwami, ariko nshuti yanjye ndakwinginze ngo iki gihe ugikoreshe neza. Urakoze mwami Yesu. Umuntu wese wiyemeje kuza imbere agakora ibyo ushaka, ndamusengeye. Ikiganza cyawe cy'imbabazi utera umwete umutima we, kandi akora ibyo ushima mu gihe cye. Kandi urakoze kubwira ijambo, icyubahiro cyose kigarukire kuri umwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen.